Ladies and gentlemen, welcome back to Rwandan World. Nizere ko aho muri hose mumeze neza, ibintu biri kugenda neza gake gake. Aho bitameze neza, let's hope ko biri bugende biza. Iminsi irasa ariko ntihwana, niko mu Kinyarwanda bivuga. Umunsi bishobora kuba biri gucamo, ejo bikanga, ejo bigakunda, anytime call ishobora kuza, ibintu ugasanga bigiye ku rundi rwego, bibaye byiza kurushaho. Kandi nicyo nakwifuriza na buri muntu ko ibintu bye bigenda neza kuruta uko biri nonaha. Sije y'uyu munsi rero turasa n'abantu bajye kuri topic ya communication, swat ishobora kuba mainly twabyita ko ari communication based on a relationship, cyangwa wenda bishobora kuba no hanze ya relationship, akaba ari mu buzima busanzwe, umuntu ufite nk'inshuti cyangwa wari inshuti yawe, cyangwa niyo yaba umuntu uwo ari we wese. Ikintu naho tuvugaho ni hari uburyo bwa message delivering rimwe na rimwe benshi batahita banotayisinga, ariko bukaba ari uburyo iyo ushyize ku munzani ukitegereza neza ugasanga ari uburyo bundi bwa communication umuntu yashaka gutangamo message. Turafata nka foundations, hari nk'ukuntu ugira nk'umu partner cyangwa n'umuntu w'umushuti wundi bisanzwe, ukaba ushobora kumwandikira nka message nka bonjour, ukayandika saa moya ukibyuka, ikaba yageza nka saa 11 batarayisubiza, and wenda nka muri rush time ukandika say how are you, say umeze neza, ukabona nanone ntago basubije, ukagerageza nko guhamagara uvuga ati wenda hari uburyo iyo uri muri iyo situation uba ugerageza kwisobanurira ibintu, wimpoza possibilities, uvuga wenda telefone ishobora kuba yari yagize ikibazo, cyangwa se wenda telefone ashobora kuba yari yabuze ukuntu azi, cyangwa ashobora kuba atabibonye, cyangwa most of the times akaba ari n'umuntu uzi ko ahura na telefone yo mu ntoki no kugira ngo uzayimwake biba ari hatari. Ariko iyo ukigera muri iyo situation ugerageza kwisobanurira, ukiha possibilities nyinshi. Haba wenda telefone ushobora kuba yari yarayizimye, cyangwa ashobora kuba yageze ku kazi akayitereka, cyangwa ashobora kuba yayisize nko mu rugo, kugira ngo wongere upushinge. Niba umaze kwandika wanditse bonjour ukabona is getting late, ukatrayinga nko guhamagara ntabwo ukabona they didn't pick you up, ukabona nko muri evening hours ukongera say how are you, how is everything going, like nyine ntugerageze kwiyumvisha ko ukurikije ukuntu uzi uwo muntu telefone ayihorana, ku buryo if it was about communicating biragoye ko bimwe wenda twabikoreraho rimwe n'iyi, biragoye ko bimwe ujya kumva nk'umuntu, nk'igihe iyo ukomeje nko kwensistinga, hari nk'ukuntu akwitaba cyangwa akaba yanakwandikira hello to, ukaba wamubaza se what was it, kumva arakubwiye ngo sorry ngo nari nabuze umwanya, like generally, cyangwa by reality mu buzima busanzwe ntago kwandika message ni ibintu bifata nk'amasegonda 5 kuba wayisubije message y'umuntu yanagiye. Wowe ntugerageze kwishyira muri urwo ruhande rwo kwiyumvisha ko impamvu iyo message itasubijwe si uko batayibonye,
nuko batari bakeneye kuyisubiza. Maybe they need some privacy, maybe they are not still into the mode to pray you again, maybe something has changed, maybe ariko ukaguma in a way yo kwiyumvisha ko kwisobanurira ibindi bintu byinshi, wiyumvisha ko hari ubundi buryo byagenze. Nakwandikiye like since the morning I even tried to call you, nabibonye ariko ntago nabonye akanya ko gusubiza. I was kinda busy. Uburyo ushobora kubamo busy mu kazi ku buryo kwandika hello to cyangwa bonjour ndaba ndi busy, cyangwa a quick replay kandi isobanura kuri situation. Nkumva okay, me personally urumva biragoye just kuko in another way, mu yindi mboni, mu yindi shusho, uwo muntu aba yakoze message delivering mu bundi buryo, donc ntabwo yabaye straight ngo kubwire ko she or he don't wanna talk to you, cyangwa kubwire ko maybe hari n'igihe nawe usanga ari ibintu ari gufilinga ariko atarasobanukirwa. Hashobora kuba habayeho na loss of interest bitunguranye ku buryo nawe atarabifiguring out, kuko iyo nayo ni possibility ishoboka. Hari ukuntu ubyuka cyangwa wiyumva muri iyo minsi ukumva uruzinze interest ku muntu, ukumva you don't wanna talk to him or her, like noneho apana no kuba wanabitekereje ukisanga ugejeje nk'igihe runaka utaranamutekerezaho, utaratekereza no kumucommunicatinga. rimwe na rimwe n'igihe ugiye kubikora ukabikora nko kuvuga uyu muntu ariko ko dusanzwe tuvugana inshuro ebyiri mu gitondo, tukaba tugejeje amasaha tutaravugana, ashobora kugira ukundi kuntu abitekereza, reka mfe kumuhamagara cyangwa reka mfe kumwandikira, cyangwa in that sense way, ariko nyamara we wumva ntabyo uri kwiyumvamo. Noneho icyo twahereyeho tuvuga nka message delivering yindi itari direct, iyo wandikiye umuntu once twice cyangwa ukagerageza kumuhamagara. I'm not even here to tell you don't push or don't try, like ngo wongere ugerageze. Sometimes maybe ko yagize n'icyo kibazo, cyangwa noneho at the time of yo kugusubiza, cyangwa ukaza kubimenya ko nta n'ikibazo yagize, swat wenda ukajya nko kumureba ku kazi ugasanga ari mu kazi bisanzwe, cyangwa noneho ntuhite ubona ko ari message delivering iri indirect yo kuba umuntu and sometimes people need some time, like ukuntu umuntu aba akeneye no kwitekerezaho, habaho no kuba umuntu hari ibindi bintu yatekereje agahindura ibitekerezo. People do need some time. Umuntu akenera akanya rwose, agakenera free space not to be talking to you, wenda ariko byumva, cyangwa hari ibyo ashaka kubanza kwibaza, like what next, what's the movement. Ariko ikintu kimwe mu bintu dukeneye kwiga ni kureadinga iyo indirect message umuntu aguhaye. Icyo kintu gituma hajemo iyo gape, ubwo butumwa ya kudeliveringira. Sometimes no hazaho na scene nka scene. Reka dufate nk'urugero nko kuri green up WhatsApp, umuntu ukamwandikira nka mu gitondo ukabona she or he read the message, ukongera nka lunch time cyangwa ukongera evening, ukajya ubona ko message ziradeliveringa. Si ukuvuga ko nta internet. Nk'iya mbere iyo yanayisomye yaravuga iza kabiri zo, urumva hari n'ukuntu ziza kuri notification ukazibona hejuru.
ariko wowe ntukacinga up, uri kubibona ko ibyo bintu kuba byageze aho wabyohereje byahageze. So what next is open your eyes and visualize what's going on. Niba ugize na chance yo kongera kumuvugisha, just get straight to the point. Wikiraza inyanza nk'aho ibyo bintu nta kintu wabibonyeho, uzuvuga ese bite, ese message zanjye wari wazibonye? Yazibonye ahubwo you just ask, be there asking, ni igiki kiri kubitera, what's the issue, what's the thing, like why am I not getting replied, ni iki gituma say did you get the weakness yuko abantu benshi no muri relation cyangwa no mu buzima busanzwe dutinya kubaza if someone is losing the interest, kandi ni good stage, ni ikintu cyiza cyo kubaza umuntu mukareba icyo mwagikora. All about iyo ugize amahirwe uwo muntu akaba ari umuntu uba open, akaba yagusubiza, ni ikintu cyiza cyo kuganiraho, kubaza what's going on, like you feel like you're losing the interest in me. Ese usigaye wumva hari ibintu byahindutse muri wowe ku buryo you don't feel really like you're interested as you used to be, or cyangwa hari something else you thinking, ese are you going into some stuff. Nyine hakaba exposition y'ibindi bibazo baza, ariko wabashije gukacinga up ko hari some change cyangwa ubutumwa bundi wahawe mu buryo buri indirect, instead yo kuguma muri uwo mwijima wo kwisobanurira nkaho nta kintu cyabaye. Kuko people sometimes do, umuntu ashobora no gutekereza ibintu mwabayemo cyangwa mwacanyemo, cyangwa ukuntu iyo bond imeze, cyangwa the pressure of the community, cyangwa n'iki, akasanga hari impamvu wenda we directly ntabwo ari okay to be there to communicate as you used to be, ahubwo akabikora kubera ko hari izindi conditions zibimupushinga. Really rero wowe kujyana ahantu habi, kuba uri kuri ntabwo nabyita kuba kuri tangente, ahubwo kuba sinzi niba nahita nakoresha iryo jambo direct ryo kuba umuntu waba ari kumufekinga biri by purpose, ariko we direct akaba nawe afite pourcentage yo kuba hari n'igihe ubona umuntu utari bubone ukuntu umusobanurira how you losing the interest, cyangwa se icyo kintu cyakubayeho ukiyotinga gukomeza kumwereka ko everything is okay, ku buryo rimwe na rimwe mujya mubona ukuntu hari na breakup ziza gutyo, umuntu akaguhereza space yo gukomeza gukora ibyo bintu, agakomeza kurolinga the situation nk'uko byari bisanzwe, nyamara we ari kwipreparinga to move on. Kuko most of the times niho ujya kubonera ukabona nk'umuntu avuye nko muri relationship kuwa mbere, kuwa gatanu ukabona yatangiye iyindi relationship, he or she has been building it since the time yatangiye kukwereka the loss of interest, ariko ntiwakacinze up the message deliverance ngo umenye ubutumwa ari gutanga muri iyo minsi. What does she wants to tell you, what does she want to show you, ube waba the one to come and ask out mu biganireho, niba ari na break up, cyangwa niba hari n'ukuntu wamuhindurira ibitekerezo, niba hari na red flags yakubonye uzamuhindurira ibitekerezo ube wazikosora. Ugasanga we during the time kuko yabonye atabona ukuntu ari bubigusobanurire, agahita atangira running out n'undi muntu day to day, bikagenda bikora the time, akagera igihe rero aba amaze guhealinga, kuko yamaze ku breaking up biri indirect, igihe rero amariye guhealinga akaba yaza
akubwira ati rero I don't really think like we can end this up, donc ukaba broken n'iki ukabona we to move on bise bimworohera. It's just that you didn't catch up the deliverance ya message yaguherezaga, kandi nawe akabona uburyo ari bubigusobanurira, ushobora kutahita ubigetinga. At the end of the day ugasanga birakubreakinze cyane, bitari no muri love relationship, no mu buzima busanzwe. Iyo uri kugerageza swat ni umuntu ushaka ubufasha, swat ni umuntu musanzwe muvugana, like hari message deliverance iri indirect, hari ubutumwa umuntu aguha buri indirect, kuko biragoye ko niba wahamagaye umuntu mu gitondo agereje atarabibona. Muri ino si turimo ntabwo bibaho ko, sinzi wenda hari ababa muri ubu buzima, ariko biragoye ko umuntu yaspendinga all the day atarafata kuri telefone. So yabibonye ko wamuhamagaye, so he or she don't wanna call you back, or maybe nta n'umwanya wabyo afite or something like that. So we have obviously to run ku catching up ubwo butumwa baba baduhaye, ukamenya ko ubwo hari icyahindutse, ukamenya uko bibazaho, ukamenya uko ubyinjiramo, ukamenya uko wa skin out, like, cyangwa ukamenya niba ari na time for you to move, ukabivamo cyangwa ukava kuri ibyo bintu, ukabimenya ko bidakunze cyangwa hari izindi strategy uri bukoreshe. So sinzi everyone, murabizi hano muri Rwandan community talk, this is hari open cyane ku buryo tuba dushaka ko mudusharingana, ese have you been into the situation, wayimanaginze gute, ese wayivuyemo gute, ese byagenze neza, ese ni nka iyihe advice waha umuntu uri guca muri ibyo bintu kano kanya. You came to us, whether in the comment section or reach to us on all our social media platforms, Rwandan Board, like utubwiye ese how to manage the situation, ese bijya bikubaho cyangwa byakubayeho, ese how did you get out of that, ni ubuhe butumwa wagenera umuntu uri guca muri ibyo bintu, ese ni iki dukwiye gukora kuri iyo indirect message delivery, umuntu abashinga gukacinga up ubutumwa yagenewe, kugira ngo ntanabitemo umwanya. Yeah, you are free even mukaza mukatubwira na sije zindi mushaka ko twaganiraho. This is an open platform, nawe ushobora kutuganiriza kuri sije wenda experience ufite cyangwa ibintu uri gucamo, tugakomeza tukabana, tugirana inama, communicating, sharing the experience, so that we keep on moving on and pushing each other like a day to day, and everything gets successful in our life nga community tubanyemo, even the generation after or before us, tugasharing that experience. Numva ari moment nziza. Yeah, so this is a great platform for everyone, and it's an open one. Try to reach to us, muri comments tubwire, likinga, unasharinge ku mushuti wawe uzi uba ukeneye ibintu nk'ibi, so that we keep on growing day to day. So ntimwibagirwe gukora subscribe. Hope we're going to meet to the next episode, and I love you all. I love you so much. So thank you. Bye.